intambwe umuntu atera ibigana hagera. Ibyo ukoreye uyu nguyu turi kuvuga nawe uzabikorerwa, nutanabikorerwa Imana yo izabigukorera, kuko ntago watereranwa ahantu hose. Ibintu n'abantu. Jay tuzirikane ko yari umuntu twe dukunda, watunyuraga, kandi still right now aracyari umuntu ukitunyura. Jay ni umuntu wanjye nagiye twahuye ubundi bwa mbere duhura, twahuye bari gushutinga indirimbo bita Kanyarira Jisho, mwagiye muyumva. Nari umwana muto cyane, ariko nanjye nari nyiri street boy, ariko nzagura na street is rapper. Nyine ubwo soma birahura ti yarankundaga, kuko namuteraga story, nanjye buranagiraga story, namuteraga story akishima, nanjye akanshimisha. Ikintu namusabye namubwiye ati Jay Polly, umpaye igihe wanyigisha umuziki bibaye bishoboka. Aravuga ati Peti, umuziki ntago ukuntu nawe kwigisha n'uburyo nawe wakigisha. Arambwira ati niba ukunda nawe ubwo umuziki ni wawe. Ati umuziki iyo ukoze utawukunda iteka n'iteka urananirwa, ariko iyo ukora uwukunda Imana irakwagura, ibikorwa byawe bikaguka. Kuko umuziki ni ikintu umuntu akora paka igihe kirekire, abantu ntibazanamwibagirwe nk'ubu ngubu. Rest in peace Jay. Yes, bakunzi ba Inyarwanda Films, turabashimiye ko mwongeye kudukurikira kuri uyu munsi. Twishimiye ko twongeye guhura n'umusore ahangaha muri kubona imbere yanyu. N'umusore wagaragaye mu ndirimbo ya Jay Polly. Murabizi ko twese turacyari kunamira Jay Polly nk'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda, nk'umuhanzi twese dufataho icyitegererezo. Kandi abana bakiri batoya, abaraperi bo muri iyi minsi bose bagerageje gukora batekerenge mu cya Jay Polly. Rero turi kumwe n'umusore umwe hano wababajwe cyane, anashengurwa cyane n'urupfu rwa Jay Polly, bijyanye n'uko yari inshuti ye, yari umuntu wa hafi ye, yagiye muri video ye Akanyarira Jisho. Urabanza twibwire musore, bakwita ndubusanzwe? Amazina yanjye banyita Irene, no mu ma interview nagiye nkora n'iryo zina nkoresha. Irene, uri Jay Polly ni muntu ki kuri wowe? Jay Polly ni umuntu, ni rasta kuri nge, yangishije ibintu byinshi mu gihe twahuye gitoya. Sinabivuga ukunda, ariko yari umuntu w'inyangamugayo. Nge yambereye inyangamugayo, sinzi n'abandi ukuntu babifata, ntago nabatekereza. Jay Polly yakubereye inyangamugayo kuri wowe, wagiye muri video ye Akanyarira Jisho, sibyo? Nagiyemo, ako ntago nagiyemo gutyo gusa, natari ibintu byapanzwe, kuko we ubwe yamaye na tipu. Mbona ni ibintu bishimishije gutyo, duhera uduciringa igihe kirekire, ako nyine igihe nyine cyatumye tudakomeza byinshi. Jay Polly yatuvuyemo, twese turi mu gahinda, turababaye, ariko se wowe wabyakiriye gute? Nyine iyo uri kumwe n'abantu benshi ubundi ntago wahungabana cyangwa ugira ikindi kibazo utekereza. Imihango yo kumushyingura yarabaye, bamwe baraganirijwe, interinete bamwe bayifite baraganirizwa. Ni umuntu, natwe turi abantu gusa. Nyine rest in peace Jay, ni rasta tu. Ihangane, turabizi neza ko Jay yari umuntu wawe, ariko nyine biragusaba kugira ngo wihangane tu. None ni iki wabwira abantu ku buzima bwawe na Jay? Jay ni umuntu wanjye nagiye twahuye ubundi bwa mbere duhura, twahuye bari gushutinga indirimbo bita Kanyarira Jisho, mwagiye muyumva. Nari umwana muto cyane, ariko nanjye nari nyiri street boy, ariko nzagura na street is rapper.
nyine ubwo soma birahura tu birahura, ari street boy ari street rapper ya birahura, ariko nyine ngewe nabaye umwakte muri akanyarira jisho amasegonda make, ako nayo nyiri n'umwana narasobanukirwa ibintu byinshi, ariko nta kintu namushinza kubera ko impamvu mvuga ngo nta kintu namushinza nanjye yamaye ibindi bintu byo kumfasha nyuma y'iyo minota. Warutubwiye ngo wari street boy, mu buzima busanzwe na interview zawe z'inyuma wari umwana wo ku muhanda. Jay yagufasha mu nama nyinshi zituma uba ubu ngubu noneho uri mu rugo uri umwana mwiza, ibyo bintu wabivuga gute? Ya ukuntu nabivuga nyine, nawe urumva uko twahuye nibyo byadufashije mu guhura, turahura ariko tuhura ari mukuru kuri njye, noneho nk'umuntu mukuru kuri njye yambereye intwari, ubwo angira inama arambwira ati peti weho ibintu ukora bikore gutya, nibidashoboka ubikore gutya. Ndavuga ati ngerageje biramira, na n'uyu munsi wa none ni umuntu twagiye duhurira henshi mu birori, ahantu henshi nta gitaramo cye nasibaga kuko naramukundaga cyane. Jay naramukundaga ku mutima tu. Jay yaruhukire mu mahoro kandi nawe ukomeze kwihangana, soma ku mazi kuko birumvikana yuko ufite agahinda ufite akababaro, ariko nyine ndahamya neza yuko twese abakurikiye iki kiganiro ndabizi neza ko mwese mufite ibintu byinshi mwavuga kuri Jay Paul, ariko noneho turavuga ku buzima bwawe na Jay Paul nyuma yuko yakugira inama ukava ku muhanda. Niki Jay Paul yagufashije nyuma yaho ku buryo uvuga ati ubu ngubu nabwira abandi bantu kuva ku muhanda? Ya Jay ubundi nyifata nimero ze ni ibintu byanshimishije cyane. Ni umuntu nahamagaraga kuko nawe yari amaze kumenya street, twaragonganaga cyane, twarahuraga cyane niko nabivuga, ariko nubwo twahuraga ni umuntu nyine twahuraga atari ubwa mbere, ahubwo duhuye ari ubwa kabiri, twari dusanzwe duhura. Ubwo nk'umuntu warunzi yari afite icyo yandushaga, yamfashaga bike mu byo yari ashoboye, ariko bike yamfashaga nibyo byanyuraga kuruta ibyo ndarikiye by'abandi bazama narabona. Ubwo ni umuntu nyine wandengeje iminsi, navuga hari umuntu ukurenza iminsi. Nyuma yuko atwaye Guma Guma mwarahuye muraganira, nyuma yaho uyu mu icyifuzo ndagira ngo hari ukuntu yabigenjeje bidusangize. Ya Jay Paul ngewe ikintu namusabye, yari umuririmbyi, noneho ngewe nari ndi kuza muri crew ariko ndi umupeti, yarankundaga kuko namuteraga story, nanjye buranagiraga story, namuteraga story akishima nanjye akanshimisha. Ngewe ikintu namusabye naramubwiye ati Jay Paul umpaye igihe wanyigisha umuziki bibaye bishoboka. Aravuga ati peti umuziki ntago ukuntu nawe kwigisha n'uburyo nawe wakigisha. Arambwira ati niba ukunda nawe ubwo umuziki ni wawe, ati umuziki iyo ukoze utawukunda iteka n'iteka urananirwa, ariko iyo ukora uwukunda Imana irakwagura ibikorwa byawe bikaguka, kuko umuziki ni ikintu umuntu akora paka igihe kirekire abantu ntibazanamwibagirwe. nk'ubu ngubu rest in peace Jay. Bivuga ko wigeze kumuha icyifuzo cy'amafaranga akaza kuguha ku mafaranga kuko wari uyakeneye kugira ngo urebe ukuntu wagira ibintu bimwe na bimwe ugura. Ibyo bintu wabimushimira gute imbere y'abantu? Imbere y'abantu abari bamuzi ubundi, apana kumwumva televiziyo radio, abantu bahuraga baramuzi ukuntu bamuzi. Jay Paul ni umuntu ukunda gusabana, ntagundira amafaranga. Ngewe uburyo yabinyeretse, yari umuntu ukunda gusabana, inshuti ze nizo, iyo uje muri crew ye nyine ubwo buri umushyitsi utunguranye, ubanza kubibazwaho
nyine mukamenyana ntago ari kwa kundi uza Jay ndi umufana ati ngo ikigare nta bigare yakundaga. Jay yari umuntu w'umupapa mukuru, bigare bye byarashize, ibigare bye yabigiraga akijya mu bubari, akijya agisohoka nyine ari umuntu ukiri cheap. Ako yabaye umugabo arubaka akomeza industry ye ya muzika arakora, na n'ubu twari tukimuzi tukimwemera. Ako nakabuza Imana yamukunze kuturusha, suko twamwangaga, suko nabo hanze bamwangaga, baremwe n'Imana yamukunze kuturusha, niko nabivuga. Injyana ya hip hop ibuza umuntu ukomeye nka Jay Paul mu Rwanda. Ni kino no wabwira hip hop abakora hip hop? Ya nk'abaraperi cyane aba R&B bagira ikintu bita fundraising, bakore fundraising. Ni abahanzi intambwe umuntu atera ibigana hagera. Ibyo ukoreye uyu nguyu turi kuvuga nawe uzabikorerwa, nutanabikorerwa Imana yo izabigukorera, kuko ntago watereranwa ahantu hose. Ibintu n'abantu. Jay tuzirikane ko yari umuntu twe dukunda, watunyuraga, kandi still right now aracyari umuntu ukitunyura, kuko indirimbo ze turazumva. Ntago twareka kumva indirimbo ze ngo kuko byagenze gutya wenda ntituzongera kuzumva, tuzazikumbura. Urukumbuzi abanyarwanda tuzarugera. Uwo ni Irene cyangwa se Rene nkuko bakunze kukita, akaba ari umukunzi wa Jay Paul, akaba ari umufana, akaba ari umuvandimwe, kuko yamugiriye muri video bari hafi ye cyane. Rene, noneho niki wabwira abantu usoza muri ibi bihe by'akababaro ko kubura Jay Paul? Ya Jay Paul nyumva ko yitabye Imana, kuko ari n'itariki ubundi Jay Paul twakunze kumenyera naho yajyaga nkorera ibintu byiza. Sinzi ukuntu nyine nawe Imana yabaga yabimukoreye. Njye nari umurasta, yangishe kuba rasta. Umusatsi wanjye ubona nari mfite dread zanjye umusatsi zigera aha, abantu bazikunda. Ariko kubera kuba umuntu agishaka amafaranga cyangwa se uburyo azabaho mu minsi iri imbere, uyu munsi wa none kugira ngo ejo atazasaba, nazikuyeho kuko hari ibyo nshaka gukora tu, hari n'ibyo ndi gukora, ariko ntago ari public, si ibintu bibi, sinabyiza kuko ariko ni byiza kuri njye, ariko si byiza kuri rubanda nyamwinshi. gira akaririmbo gatoya waturirimbira nk'umuririmbyi, nk'umuntu umufana wa Jay wari ufite kuzakorana nawe indirimbo yaranabikwemereye. Gira akantu dushyiriraho nk'umuririmbyi. Jay indirimbo nanditse vuba aha ngaha ni indirimbo niyo nibihe bayita bundi nibihe, sinarabye ako nabyo ndabizi, ariko right now karavuga ati genda bihe urahambaye, genda bihe uranangaza cyane, udutwara abantu buhoro buhoro, ukadutiza abandi buhoro buhoro, twamara kumenyerana bihe mukazi ukabajyana, bihe genda uri bihehe. Yangane Jay yababaje abantu benshi, murabibona ko Irene kubera ama emotion menshi yarize kubera kubura Jay. Soma ku mazi birashira tu, ariko wihangane bibaho. Turagushimiye Rene, wakoze kuza kudusangiza imibanire yawe na Jay Paul. Mwakoze namwe kunsura, wankurikira kuri Instagram cyangwa Facebook, ndazikoresha cyane.
banyita Wagwan K. Ya niryo zina ngiye nkunda tu bitewe n'intego yanjye. Wagwan K. urakoze cyane Irene. Ya murakoze namwe kandi nshimiye abantu bazabona interview kandi mukomeze kwihangana tu Imana nizi byacu twe nago tuba tubizi tubona tugenda ariko umukino wacu n'ubundi Imana ira hose. urakoze cyane. Ya murakoze.